Reka nongere nkuramutse kandi nongere nguhe ikaze nshuti wowe wemeye gukurikira MC Rubangukana Bigwi. Mfashe uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire, ariko nanone nkuganirire ibihe by'ingenzi byaranze umunsi mukuru w'umuganura. Ngira ngo muri uku kwezi turimo, uku kwezi kwa munani, abanyarwanda twese twaraganuye, ndetse kandi turacyarimo turizihiza uwo munsi tugenda twishimana n'urungano, ndetse twishimana n'abanyarwanda muri rusange. Uti ese umuganura byari bimeze bite? Reka nkunyuremo mu ncamake uko umuganura waje, uko wagiye ucibwa intege, ndetse nongere nkubwire igihe umuganura wagarukiye. Reka nkubwire ko umuganura wabayeho kandi mu kinyejana cya 11. Umuganura watangiye kwizihizwa ku ngoma y'umwami Gihanga Ngoma ijana. Yego, umuganura rero ahagana mu mwaka w'igihumbi 510 kugeza mu mwaka w'igihumbi 543, umuganura wongeye guhabwa imbaraga na Ruganzu wa kabiri Ndoli. Nyuma y'imyaka 11 abanyabungo barakuyeho imihango yose yari ikomeye hano iwacu mu Rwanda muri icyo gihe. Ahagana mu mwaka w'igihumbi 925, umuganura waciwe n'abakoloni b'Ababiligi, barawuca mu Rwanda ntiwongera kubaho. Ariko nyuma y'ubwigenge umuganura wongeye kwizihizwa tariki ya 1 Kanama buri mwaka, ariko ari ibirori bisanzwe bitandukanye n'ibya kera. Nuko rero umuganura rero ahagana mu mwaka wa 2011, umuganura wongeye gusubizwa agaciro na leta na guverinoma y'u Rwanda. Umuganura urongera ukajya wizihizwa, ndetse kandi reka nongere nkwibutse ko umuganura wizihizwa ku wa 5 wa mbere w'ukwezi kwa Kanama buri mwaka. Nituvuga Kanama wumve ukwezi kwa munani, Kanama Kanamira Nzeri. Yego rero nicyo gihe abanyarwanda bizihiza umuganura. Ngaho rero horana Imana mu Rwanda, uri kumwe na MC Rubangukana Bigwi. Nibisanzwe, komeza udushyigikire, ukore like, ukore subscribe, share ndetse na comment, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza bikwizire kandi bikomeze kudufasha cyane. Mbakunda kubi, ndi MC Rubangukana Bigwi. Murakagira Imana.